umwe namukuye mu majyepfo undi murarura mu majyaruguru nari mpazi inzoga mbwira umusore nivayo ntera inda nshaka kugera mu rugo umugabo nze muroheho umutwaro mwana w'umusore murushye muvana imiruho ku bagabo mwana ibagiriye neza ingizaho ibakinga uraje buriya abagabo nta nkundira abana yigeze bagutuma nzakwibwira rero yuko nijya ninywera urumogi rwinshi ntazapfa nkabo satani ni umugimbi sana yewe rero iyo mutuka neza mutukumva kuko numva kamfasha najyaga ndumwa ugasanga niba nifashe rimwe ugacya ameze rimwe naje kumanura akaboko mu ijwi rimbwira ngo urahirima ujya musengera abantu bavuga ibiyobyabwenge ugira umutwaro wo gusengera abantu bakibaswe n'isi hari igihe wowe unyuraho gusuka nk'ubuti ariko agize amahirwe akabona umuntu umukura hariya amen agize amahirwe turi hano nk'abakozi b'Imana Imana niba koko wumva uri umukozi w'Imana ntabwo Imana yakuzanye kugira ngo wirebe yakuzanye kugira ngo ugendagende mu isi uyirebere amuyikorere icyo nicyo yakuzanye niba misiyo yawe atari iyo uri mu nzira mbi Imana ntabwo yakuzanye kuko nk'umukozi w'Imana kugira ngo uyirate ibibazo ufite kuko muri gahunda zayo nta rufa na omega ibyo bintu urimo ibiza utarabaho misiyo y'Imana kuri wowe ni ukugira ngo urebe ibitagenda ubyingingire kugira ngo sinatangiye amen Haleluya. Amen. Jyawe naje nize byinshi twize byinshi cyane ariko nibigenda kuza kwenda gusa nta kundi ariko naje nje kubaza ikibazo kimwe gusa kuko naje nateguye nanditse mureba nateguye nko kwigisha abantu b'abakozi b'Imana nje kuvuga ngo ubundi kubera iki warokotse barizo umuntu uri kumubwira uti iki warokotse kubera iki warokotse hariya ntabwo banza bitabareba cyane wabimubajije basore mwabibajije aha akubwiye ngo ni kuki yarokotse reba hano gusubiye kumureba ntabwo gusubiye mwabyumvise aha twaje n'abakozi b'Imana wowe wambaye igitambaro cy'umutuku indi wabikubaje ni wowe wakubajije aha yagusubije ko ari icyatumye yarokoka haguruka vuba vuba yarokotse kubera impuhwe z'Imana ninde wowe uri nahama wowe arasetse icyaro muri abo bakozi b'Imana kuki warokotse baraje bavuga ati abagore baraguze wowe yavuye ni kubaza uyu mukobwa uri bambwiye ko bari aho ari abakozi b'Imana kuki warokotse kugira ngo utunganye umaze gutunganya Mani niba wowe utazi impamvu warokotse uzayibwira abakuri
icyo nicyo kibazo dufite abantu benshi batazi impamvu barokotse, basanze igihiriri gihinda barahinda, basanga basakuza barasakuza, bafata ritime yo gusakuza. hari umuntu udushumbye atazi impamvu nawe yarokotse. byakozwe n'intumwa 19:32 aravuga ngo nuko abo mu iteraniro bamwe basakuza ukwabo abandi ukwabo badahuriye ku kintu kimwe, kuko iteraniro ryose ryari rivurunganye, abenshi batari bazi igitumye baterana. ntabwo ariyo nakuye mu rugo, ni yacu pe. Amen. Umva ngo bamwe basakuza ukwabo, ngo abandi basakuza ukwabo, ngo kuko batari bazi igituma baterana. Mana ishimwe cyane. Amen. 19:32 ngo nuko abayuda batera Alexandere seniri bamukura mu bantu, ariko arabamama ashaka kwiregura ku bantu. Bamenye ko ari umuyuda, bose basakuriza icyarimwe, ngo bamara nk'amasaha 2 bati arutemi y'abafeso irakomeye. aba bantu bari abakozi b'Imana, ariko bamaze amasaha 2 yose basakuza, bataranamenya uyu muntu wari we. Bibiliya ngo bahagurukana uwo Alexandre, nawe ubwe ngo ashaka kwiregura. Reka babwize ukuri, nabo dufite. Amen. Hari abashumba baba mu isi yo kwiregura. Umushumba uziregura azatwara abakristo bireguriye. Hari abavuga butumwa sibyo basakuza batazi impamvu basakuza, ngo bari mu iteraniro, bamwe basakuza ukwabo abandi basakuza ukwabo. Impamvu tutari kuvuga ubutumwa buzima nuko tutari mu iteraniro rivuga kimwe. Turi mu iteraniro buri wese asakuza, ubundi ntabwo byapfuye. Buri wese asakuza. Iyo Imana ikugiriye neza ikakubwira ngo uraza guhagarara imbere y'abantu, gerageza gutinya imbere y'Imana, kuko uzi ko uri umukozi w'Imana. Hari abantu bakuri imbere, buri wese asakuza. Gerageza kugira ngo Imana iguhe imitima yawe. Iyo rero wowe uzi ko uri umuhanga, ni hahandi abantu benshi basabye, kuko uyu munsi babwiriza mu nzu yabo abantu 3, akibwira ko azabwira abantu 300, kandi abo bantu buri wese afite urusaku. Ubundi kuki wakijijwe? Niyo mpamvu umuntu atazi impamvu yakijijwe, kuko umwe yakurikiye urusaku yumvise. Hari umuntu wakurikiye urwo baririmbyi yumvisha bahogoza neza, ariko ntazi impamvu yakijijwe. Araza amategeko arayubahiriza, isaha araza, ariko igituma aza ntacyazi. Ariho kuko ari n'abantu baturirimbisha kubera ko bafite impano nk'iya Beyonce. Yego, hari abantu baje basanze turi kwagura iki gipangu, bahita baduha miliyoni 100. Abo ni abadiyakoni. Basanze hari urusaku rw'inote, bararusakurisha, bicaye imbere. Umuntu wasanze urusaku rw'inote akaba yicajwe imbere n'inote, azakubwira iki? Ntazi impamvu yatumye akizwa. Azajya kureba avuga ati muri uru rusengero hari binjije. Kubera iki? Azi ko we ajijutse kubera inote. Noneho hari n'undi waje atiravuze, uwo nawe yinjira muri urwo rusaku.
nzaba umukozi wanyu. Ntabwo ubwiye impamvu ari umurokore, akubwiye icyo yavuze, kuko umunsi ahagera yafatanywe na ri na to na zi. Imana itugirire neza. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ubundi wowe bireba bari hanze. Ubundi wowe rata kuki warokotse? Komeza ukibaze. Kuki warokotse ubundi? Ubundi nakubaza ikibazo cya kabiri. Sibyo? Bariza umuntu uri hirya utubundi warokotse. Ikibazo cya kabiri. Erega hano nta mpinja ndi kuvugana nazo, ndi kuvugana n'abakozi. Warokotse. Hambwira. Kandi kwa ko ari abakozi b'Imana ndajya mubaza uwo nshaka. Ubundi warokotse. Musore kubaza ikibazo. Wowe urinde ubajije. Aha, akubwiye ko yarokotse. Nibyo usumubwira Imana igira gute? Wumva se kukubesha atari hanze ye urusengero baruzi. Ubase urumva neka nukuri warokotse. ubundi warokotse. Mama wowe ufite umwana. Aha, umunyamakuru aza kutubwira icyo yarokotse. akubwiye uwo gute? Niko mubwiye. Aha zakacuritse umutwe turambere. Utangire Dodo rebe dodo. Iyo nizo filime ziri mu rusengero. umukara. Ndashaka umbereke filime ziri mu rusengero. Impamvu Kristo atari gukundwa, twebwe tumuhagarariye, natwe ntituzi ibyo turimo. Abantu bitwa barokore kuko se ari umurokore. Umuntu akitwa umurokore kuko nyina ari umurokore. Ntabwo yitwa umurokore kuko ari we warokotse. Ako kana. Umuntu ashaka kuba umurokore kuko mukuru we hari aho asengera, kuko aho yarerewe hari aho basengeraga, kubera ko muri ku ishuri hari Sunday school, ariko uyu munsi umubaje ngo ni iki warokotse ntacyo azi. Noneho numva inyigisho ndi kwigisha, umuhanga nk'aba wundi wari umuhanga ku ishuri yayibwiriza ku ubwo ngo kubera ko ngo tuyumvishe neza ngo ni umurokore. Ukagira ngo mate physique twaratsindwaga. Twebwe twize histoire yo muri crane tuyisubiza tutahazi. Wowe ntabwo wize histoire yo muri Arabia Saudite uziyo? Nshatse kuvuga ntabwo mwe mwize iya Hitler. Histoire ya Hitler ni mwayize? Twese. None se niba warabashije gusubiza ya Hitler, kuvuga ibi bintu ndi kwigisha mu Kinyarwanda byakunanira? Mana ishimwe. Amen. Niba umuntu umubaza ngo warokotse iki, mbabarira umbwire ukuntu umuntu ajya kwirya ashaka kuvuga icyo yarokotse. Undi wamubwira ngo warokotse iki, urumva ngo songo by the way. Ngo kameme kameme urumva icyo narokotse, usenga kameme urumva ku myaka mfite ngo ntazi ngo ninyuze icyo narokotse, umva igisubiza guhaha. Amen. Niba akubwiye ngo ningize icyo warokotse azakubwira iki?
dufite abantu badushumbishije yuko na sekuru yaducuruye na sakuru. Ego uhereye iyo nakuzi wacu baba mu rusengero yasindaba mu kabari nyumvira umuntu yarokora. Icyo nicyo gitumye adufunga. Njyewe nzi umugore umwe uyu niwe nzi. Icyo nicyo cyatumye adufunga, ariko ntarabasha kugira definition ni iki warokotse. Haleluya. Mana ishimwe. Amen. 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 Hano hari abarokore barahari. Niba uri we Imana icyubahiro. Ukuri niba wumva umurokore ugire gutyo bafiyeri yabo uha Imana icyubahiro. Amen. Haleluya. Kandi ndashima Imana ko turi abarokore. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Nge nta muntu nza se kuvuga ngo warobanura ntawe nzi wamari neza. Misiyo yawe warokore ni misiyo yanjye mu barokore. Iyi misiyo yanjye mu barokore gukora ibyiza kugira ngo ndokore ubugingo bwanjye kuri wa munsi w'urubanza nzabe ndimo Imana yishimye. Imana ishimwe. Gusa urumva iyo misiyo ari turi abakristo hano, turi abavuga turi abakozi b'Imana. Imana ishimwe. Amen. 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 Mama wowe wambaye agatambaro inyuma ni iyihe misiyo y'Imana? Icarire nawe niyo misiyo. Amen. Haleluya. Mwese hano, twese hano, buri muntu wese wakurikiye Kristo, amen, yaravuze ngo mugende mubabwirize. Buri wese wicaye aha yarabwirijwe, kandi buri wese wicaye aha niko yemewe. Amaze kwemerwa nawe aremera. Amen. Ntibisaba imyaka, ntibisaba igihe, ahubwo bisaba gusobanukirwa n'icyo wantumye ashaka. Amen. Ntabwo bisaba kubuza Bibiliya, oya, n'icyo wantumye ashaka. Ntabwo bisaba yuko ushumbya abantu, ntabwo bisaba yuko uri ni ukumenya ngo Kristo ninde, kandi uwo Kristo ushaka ninde, nge n'iki kuri we, ashaka n'iki. Yaravuze ngo mugende mubabwire ubutumwa bwiza. Uko twicaye hano twese ntibivuga ko tutari abakozi b'Imana, ariko ntitungana mu butumwa. Hari aho ngeze, hari n'aho ndageze, hari n'aho ndageze. Niyo mpamvu bamwe babateguriye kumva, abandi babategurirwa kubwiriza. Yego wowe uri kumva, ejo birasaba kubwira abantu. Nugenda ukabishyira muri varize utakura kibona. Uribaza ikiguzi Imana yatanze igahagurutsa abantu bangana gutya, ikemera ko Debora ahomba ibintu yaragiyemo kugira ngo wumve izi nyigisho, nutazibwira babiri batatu. Mumbwirire ngo uzarya, wongera umubwire ngo uzarya kinubi, umubwire cyane ngo uzahura na kinubi. Dufite abantu bari guhura n'ibibazo batazi impamvu yabyo, nuko mwumvishe byinshi. Uko wumvishe ubika, uko wumvishe ntibindeba, bireba nde? Bireba wowe mukuru wa Kristo. Niba koko uzi ikariso, ukaba uzi ko ibyaso bipfa, ukabireba bipfa, iso azakumena. Amen. Yego. Hano hari umuntu
umuntu wahaguruka agatangira akavuga izi nzu ebyiri zikijijwe uragororerwa, ariko nzaba mvuga uzabora. Amen. Kumenya misiyo yawe ni ukumenya ko ibyo wabwiye ugomba kubibwira abandi. Nta muhanga muri uru rugendo ibyagufashije bifashisha abandi. Reka mbabwire hano mwese misiyo yacu hano. Amen. Buri muntu wese wicaye aha, hari umuntu naho utari kumva, ntawe utari kumva, hari abari kumusobanura nawe arumva, ubwo ni ikibazo cy'ururimi, ariko buri wese afite amatwi. Nuriya mwana bari guha amazi ari kubyumva. So buri muntu wese uri hano, misiyo dufite niyo gufata abantu tukabahuza n'Imana. Amen. Icyo umwami mu muhamashyi. Niba wagira umugisha ukaba wicaye muri iyi nzu yiriwe icanye gutya, data akatwishyura amatike tukaza, agakoresha abantu bagateka ibiryo numvisha hariya biryoshye wagira ngo akadusipendinga n'ibyo yadusipendinzemo. Ibi bintu ukabyumva ntubibwire ubundi, ukabyumva ntushaka umuntu umwe ubibwira. Yego, nko kujya kurangura ukicara ku iseta warangiza ukira utagurishije, uzumva kababara ugira iyo iseta yawe bwije itagezeho, nurangiza wiyita iseta y'Imana. Bwira umuntu muri kumwe ngo uri iseta y'Imana. Uyu munsi ugenda uvuga ngo ni iseta y'Imana. Reka mbabwire bambwira ngo muri abakozi b'Imana muve mu mikino. Imana ni seriye, iseta itariho isoko irayimuka ikajya aho bagura. Amen. Ndababwiza ukuri, nzahomba napfuye kandi nzaba ngiye kuruhuka. Ariko mu gihe nyifite izi mbaraga kandi utagira ngo Satani ntantera, arantera akankubita nkagarura, hagakubita nkagarura, nkavuga ni muginga nturabo kuvaho byo sinzavaho. Utibwira ko uzakorera uyu mwana unezerewe, kubera ko isi utuyeho uyiriho ntashaka kunezerwa. Amen. Benshi bacuritse ubutumwa bibwira ko ngo nukora ubutumwa uzabona imodoka, ngo uzabona amazu, ngo uzabona, wibaza ko iyo baba babirimo amasengesho ari ufite etaje. Ubu butumwa tumva, ayo masengesho dusenga, dufite ikintu isi idafite. Dufite amahoro adatangwa n'amafaranga, dufite amahoro adatangwa n'ibintu, dufite ubutunzi abandi bantu batagira. Icyo nicyo. Iyi Mana ni umwuka, ntabwo itugororera mu by'umubiri, ahubwo biza kudufasha kugira ngo abantu barusheho gukizwa. Amen. Kuko iyo mubwiye ngo narasabaga none uyu munsi ndatanga, bituma uri hariya aza ariko si ho Kristo agaragarira. Amen. Amen. Navuze ngo iyo mvuga ngo narasabaga uyu munsi nkaba ntanga, bimfasha ivuga butumwa, ariko nshobora kuba ntanga ndoga. Kristo ntagaragarira mu byo ntanga, kuko n'abadakijijwe baratanga, ndetse ni nabo batanga byinshi. Manishe Kristo ntagaragara kuko uba mu nzu y'akataraboneka, kuko abajura bakurusha kurara neza. Njyewe dore iyo ngiye muri hoteli ubwo mba naciye ibintu, njya muri utu twa senkani kandi abazimu mba nabakandagiye, mba ngenda n'ishakoshi nyifashe iriya dayimoni we, kandi nkiri indaya nararaga muri iyo kampani. Amen. Misiyo
yawe, ndibaza ko mwese muri kunyumva hano, misiyo yawe Imana yaguhaye ni ukugira ngo abantu bose bakubona ubahuze nayo. Amen. Mana ishimwe. Misiyo yanjye nawe ni ukugira ngo abantu batubona begere Imana. Imana niyo yagutumye imbaga, nubasha kuyegereza babiri barabaye. Haleluya. turiho kugira ngo abantu bamenye ijambo ry'Imana. Mubwire ngo uriho kugira ngo abantu bamenye ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Turiho kugira ngo abantu tubahuze na Kristo, kandi buri wese Kristo amuwe. Amen. Buri wese Kristo abe uwe. Amen. Turiho kugira ngo duhuze abantu na Kristo, kandi abo bantu nitubahuza na Kristo, buri wese abe umwigishwa wa Kristo, buri wese abe uwa Kristo. Ntabwo buri wese aba ba Debora, baba ba Kristo. Dayimoni yateye mu nzu y'Imana. Iyo ugiye gusengera ahandi urarutenzwe. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Amen. Muzi ko nanjye ibyo bintu ndabizi, sinkuze cyane ariko sindi na muto, ariko ndabizi. Abantu ba kera bajyaga bogesha uburoso cyangwa n'uduti boza amenyo. Si uduti ni ikararata. Njya nibuka, birashoboka ko abantu ba kera bagiraga n'amenyo meza, ahubwo yacirirwaho ikorogati ntacyane. Bari bafite amenyo akomeye, ariko uko iterambere riza, yego rituzanira uburoso ariko bugenda bututoboresha. Niyo mvuze ni ukuri. Iyo umwana yabaga ari mutoya rero, tuvuge umwana muto imyaka 5, 8, nibaza ko buri wese mama we yafataga ka gata akabanza, yego kagahekenya, akamara kunoga neza akagaha umwana. Ariko ikivuga ko wakuze yagahekenya urakanga. Iki kintu nacyumvise. Ubwiye ngo mama, umubwiye ngo narakuze, ntabwo njye bivuye mu kanwa kawe. Kera bajyaga bafata amasaka bagahekenya bagashyira mu kanwa k'umwana. Sibyo? Nibyo. Nta nubwo ari kera, n'ubu ngubu umwana iyo ashaka inyama urayimuhekegera. Sibyo? Ukayikanja, yamara kunoga ukayiha umwana. Ariko uyu mwana uyikanja akayicira, bakubwiye ngo abakubwiye ngo narakuze. Yani magambo, misiyo y'Imana kuri twebwe ni ukuvuga ubutumwa, tukabukanja kugira igihe umuntu azavuga ngo reka njye kwivugira ubwanjye. Ni ugukanja. Iyo niyo misiyo. Yego, kugeza igihe ntabwo ugomba gucutsa umwana atarakubwira ngo ntuzongere. Mana ishimwe. Yego, ukanja kugeza igihe umwana yumva ko nawe akwiye koza amenyo ye, ntawe ubanje kumukanja igiti. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Rero turimo turagenda rimwe na rimwe duhura n'abantu bagikanjakangirwa. Hari abantu batazi gushaka neza ijambo ry'Imana, ugasanga yarirotse ahantu nawe aje kuri bo, bamukanjakangiye nawe akaza kuko ibyo bamukanjakangiye. Bwira umuntu muri kumwe
ngo niba uri umukozi w'Imana nyawe jya wikanja kandi jya wikanjakanjira. Niba wumva utarageza igihe uvuga ibyo wikanjakanjiye, icara. Amen. Icara wirotere, uvuga izo wiroteye. Niyo mpamvu nicyo utazigera uhura n'intambara. Mugabo witwa Yosefu yahagaze neza mu muhamagaro. Amen. Kubera iki? Ibyo yiroteye yabinyuzemo wenyine. Yarabyiroteye, ahura n'intambara z'umuhamagaro. Amen. Ageze kwa Potifari ahura n'intambara z'umuhamagaro. Ageze muri gereza ahura n'intambara z'umuhamagaro. Intambara z'umuhamagaro yahuye nazo kugeza n'igihe ahura n'abarumuna be. Barumuna be muri Tangiriro 50 bamugiye imbere baramubwira ngo data atarapfa yaratubwiye, yego, bashaka kumwereka ko bakeneye imbabazi. Arababwira ngo ntabwo ari mwebwe, mwe mwabikoze ngo kugira ngo mungeze aha ngaha mbashe gukiza aba ngaba. Yego, abaha imbabazi. Iriya ni intambara y'iki y'umuhamagaro. Imana ishimwe. Ni ukubera iki yabinyuzemo kandi agakomera, ni uko yikanjakanjiye umuhamagaro. Ikanjakanjira umuhamagaro wawe. Haleluya. Kandi niwumva ugitegereje ko bagukanjakanjira, reka bagukanjakangire. Amenyo azacya ariko hari undi wakanjakanje. Niba wumva utarajya gushaka agati kawe, reka kukwishimira agati kawe. Anza ni kuvuga ibintu bikomeye mutari gufasha. Amen. Haleluya. Mwese hano muvuye kurya? Hari umuntu hano utariyera? Imana ibaha umugisha. Duhe Imana icyubahiro ko twariye. Rega n'ahandi mujya ntimurye. Turashima Imana ko hano twariye. Amen. Hano hari umuntu washyize mu kanwa ko. Murebe umubwire uti hari uwo washyiriye mu kanwa. Murebe mu maso umubwire uti hari uwo washyiriye mu kanwa. Buri wese asanze yashyize. Reka duhe Imana amashyi meza. Mu yandi magambo, misiyo ufite niyo kwicara urya Yesu wawe. Urya Yesu wawe, uvuge Yesu wawe, wivuga Yesu wo mu kanwa k'abandi, vuga Yesu wo mu kanwa kawe, vuga Yesu murye wawe. Numara kumurya ubu nakubwira ibirayi ko byari bimeze, nagera ku nyama nabanza nkavuga yego, kuko ninjye waziriye. Ushobora kuba baguhaye wenda yashiririye, very sorry. Ngenda mvuga iyo nagize ne wasanga zari amasafuriya ne, nkaba mvuga ko iryoshye ukavuga ngo nyumvira wakubwira icyo bampaye. Ntabwo turi bwumve ibintu kimwe. Yego, hari n'umva bitaryoshye wenda bitewe n'uko wabo babiteye. Amen. Amen. Rero ikibazo niyo mpamvu Yesu Imana reka mbabwire njya nyikunda. Nufata ukireba, irebe, ongera wirebe, hera hano wirebe. Urimo kwireba? Yego, uraza gusanga ku mutwe wawe ugera ku birenge ibintu byose ufite ni bibi. Amaso, amatwi, imyenge, amaguru, amaboko, amabere, nababwiye ngo sinjya nigisha abadaseka. Bibaho. Nujya mu mugongo
bariza umuntu muri kumwe ngo urabona ari ingano. Mumbarize ngo iminwa yo ni ingano. Iminwa ni ingano. Haleluya. Ushaka kuvuga ngo vuga ibyawe ndavuga. Imana ntabwo yakoze ubujiji, niyo mpamvu yaguhaye amaso abiri, iguha amatwi abiri, igeze ku munwa iguha umwe. Ugiye kuvuga umwe wavuga ngo nibyo ndi bose nibyo byari byose byari iyi ntambara ntiyazara. Amen. Ariko abahanga bavuga ko iyo ku gutwi gupfuye imbaraga zaho zijya, bakavuga ko yego. Amen. Amen. Yaguhaye umuntu umwe kugira ngo uwurishe utazavuga ngo ibyo bampaye. Rero umunwa wawe, misiyo yawe, nta muntu ugufatira icyemezo ry'ibyo ukwiriye gushobora, uzavuga ibyo wariye. Amen. Haleluya. Uzavuge Yesu wa Debora, uzavuge Yesu wa Korode, uzavuge Yesu wawe, ntuvuge Yesu w'abandi. Uw'abandi ashobora kuba bishe. Icara wumve niba umuhaze koko. Biravuga ngo niba mwaransogongyeho koko mukamenya ko ngira neza, nawe noneho nimunyegere. Haleluya. Niba waransogongye apana waraguhaye duke duke, bisaba ubanze undye neza unyumve. Haleluya. Turiho turabwirwa abantu Yesu batamuriye neza, bararigase ngo turumva umunyu, bajya kuvuga umunyu nyamara batarumva ko ibindi ntabwo bamuriye neza. Niba uvuga ngo heho mva ngo bivuyemo kuko utamuriye. Imana ishimwe. Nubona umuntu waguye, ndababwira Yesu adukura mu gihugu. Iyi si turimo ni isi y'ibyaha. Twese uko turaha twavuye mu gihugu cy'ibyaha kujya mu gihugu cyo kwera. Nta gahato yashyizeho umuntu, oya, ntako ari hano. Iyo bamuteguriye aha ari hano, arambuye amaboko atya, aravuga ngo yewe urushye kandi uremerewe niuze aho ndi ndagira nte ndakuruhura. Abahamagara uwaha ahamagara uwaha, ntabwo arobanura, ntareba hirya no hino, avuga urushye. Mana ishimwe. Rero iyo wageze kuri Yesu akakuruhura ugasubira gusambana ntabwo mwaka. Ntabwo yigeze akuruhura, icyo wakoze wamubonye ku musaraba ariko ntiwamukozeho. Ngo njye ndabizi. Yesu ari hano amanitse amaboko, wamudefinisa neza, uta amaboko umusumari uriho kukuri kubibona, ukabivuga neza ukuntu ahagaze n'amaguru agerekeranye kubibona, ukabisobanura. Dufite abantu bari kumusobanura ariko batamwikoreyeho ngo nawe abikorereho, bamukoreho nawe bakoreho, abaruhure, abakureho imitwaro. Haleluya. Amen. Buriho murakireba iki kintu ngize gutya, uzi ukuntu kimbangamiye, buriho murakibona. Amen. Mwese muri kukireba, ndareba ariko ntabwo ndi kureba neza. Iyo Yesu akuzanye ufite ibintu biguhishe kureba, yego, ufite ibindi bikuremereye hano ku bitugu, yego, ufite ibindi bimeze gutya, yego, ufite ibindi bifasha aha. Ntabwo uri kureba niba uyu yambaye ikote ry'umukara wabireba, ugiye kureba iki cyaguhirika, ugiye kureba iki cyaguhirika, yego. Noneho iyo ugeze hano mu rusengero uraza, ntabwo ushobora kureba abo bantu bose, sindi kubareba kuko umunaniro mfite, agahinda mfite, ibibazo mfite, ntabwo byatuma mbabona.
barishimwe. Iyo tugeze kuri Yesu rero, kuko niwe uri kuvuga ijambo rizima, niwe wenyine uri kuvuga. Ariyo aravuga ngo ngwino muruhure. Ntabwo ndi kumva ibya Pawulo kuko nawe ararusha, sindi kumva iby'ubu ararusha. Niba ndumva umuntu uvuga ngo ngwino ngire ne, ngo ngwino ngire ne, iyo mugezeho akahera kuri iki bitanumva ati nicyo, ati niki, ndabanza nkagwa agacuho. Yego amen. Iki yego iki ngiki ni ukwiba, iki ni ugusambana, iki ni ibiyobyabwenge, iki ibi nibyo warokotse. Nande bavuga ngo ubundi warokotse iki, ibi nibyo warokotse. Yego iyo ufashe iki kintu ukakisubizaho, ntabwo wari uzi imvune yacyo. Iyo ufashe iki ukakigarura, ntabwo wahuye n'ukigukuraho. Iyo ufashe iki ukakigarura, ntabwo wari wahura n'uruhura. Wamubonesheje amaso ariko ntaragukoraho. Icara gukoreho. Widusobanura Yesu wabonye amanitse amaboko. Tubwire Yesu wagukuyeho umutwaro. amen. Haleluya. Twese twicaye aha, ibintu twarokotse bitatugarutsemo, iyi Gisenyi yatabara. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Bakobwa banje, duhe Imana icyubahiro. Dufite yuko reka mbavugaho kuko ndabazi cyane, sibyo? Dufite Imana yadukuye mu burara, ntitugisambana, ntitukinywa inzoga, yego ntitugitega. Hari n'abavuyemo kubera imyaka, abandi bavamo kubera inkoni, ariko barakubiswe. Nk'abantu mwe mutanyuzemo mujya mwongera Imana amaturo, ubu ari gushyira igiturishaho. Twarakubiswe we. Nigeze kugenda rimwe ryamana n'umuntu, twararyamanye mu gitondo aho kunyishyura amasentire. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Nashatse aho nca ntaho gusa. ariko baduhisiwe. Nubona umuntu ku muhanda, faites attention yo kuvuga. Hari abantu mureba abantu ku muhanda mukavuma mugacira, sibyo? Ariko wakubwira inkoni afite. Umva mama, twarakijijwe, Imana ishimwe, turi mu rusengero. Ariko bamwe muri twebwe turacyavuga ngo njyewe ya mvugo yacu mubana bari mu rusengero, niba ako kantu kigakora nturakizwa. Benshi muri mwe murakizwa, umugabo yavuga ye nari ndiho di n'ubundi na tagira umbonye nkuze we ntabwo urakizwa, ntabwo urakizwa. Mama, gukizwa ni ugupfa, ni ugupfa, ugapfa
Imana ishaka ko mutandi ndi niba koko ushobora kuba utakiri indaya ariko uri ndi we uzabaze njyewe ntabwo mvugirwa ni umuhanda wabinteye ariko di izo nizo mvugo twabaga turi maze tugira ingendo twarakijijwe ariko tuje mu rusengero tuzana za ngendo z'umuhanda ntabwo urakizwa waje gucumuza abarokore twarakijijwe ndi kubwira mwe mwazanye ya ndoro y'umuhanda nturakizwa mwarakijijwe ariko muracyambara iby'umuhanda agapantaro kameze gutya agashati kameze gutya twajyaga twambara isutiye z'abana ngo ni bombe mbega ingoyi ubwo ngo twemeje abantu mama hagarara wambara ibintu bigufitinga Yesu ntabwo bamuboha hagarara wambara ibigukwiriye ambara bitandukanye nk'uko wambara gutarakizwa tuba bitandukanye na mbere mwarakijijwe ariko muracyasuka modeli z'umuhanda turasuka ibintu bifite yero bifite jone bishwamaraye ngo ni ibigezweho we isi yaradukaranze ntabwo tugezweho biraruta suka ibintu bihesha umwami wawe icyubahiro va ku bigezweho kuko isi yanze kugerwaho haleluya takiribo twaravuze ariko turi ingare twarakijijwe muri ingare mureke ubugare mwirirwa musenga ariko muri ingare twese ku muhanda twari ingare tumeze gutya nivugiye bariya nawe wumvireho ubundi wakijijwe iki icyo wakijijwe niba ukigikora urarokoka amen niba warabeshaga ukaba ukibesha nturarokoka niba waramenyeraga abantu ukaba ukibamenyera nturarokoka banishimwe reka mbabwire abantu twakoze muri uriya murimo hafi ya twese ntidukundana nta rukundo wumva undi yapfa kugira ngo wowe ubeho niba udakunda abaturanyi nturakizwa niba udakunda abana b'umugabo washatse nturakizwa ngo nabanza nkundira abanjye arabo gutoraguriye se murushe gukizwa umva nyumvira nkanjye umwe namukuye mu majyepfo undi murarura mu majyaruguru nari mpazi inzoga mbwira umusore nivayo ntera inda nshaka kugera mu rugo umugabo nze muroheho umutwaro mwana w'umusore murushye muvane imiruho ku bagabo mwana ibagiriye neza ingizaho ibakinga uraje buriya bagabo nta nkundira abana yigeze abagutuma se banza ndakayeho reka ndekere amen imbuto zera nizo zizatuma abana bawe bakundwa imbuto zera nizo zizatuma icyaro kikugarurira icyizere amen mwana wanjye w'imfura yaraje arambwira ati mama ndakwanga umutima ndapfa yanyanze imyaka 3 tubana ariko yari afite rezo namutaye ngiye gukora uburaya Dubai abamubwira ko namujugunye ba mama dufite ibikomere by'ubuzima
biriya bikomere wishaka kubirundaho abandi bantu. Isi yarabiduteye, Satani arabidutera. Hagarara ukubita umuginga witwa Satani. Kura ibibazo ku bantu, kura ibibazo kuri bene wanyu, kura ibibazo ku bagabo, kura ibibazo ku isi. Hangana n'ishitani yitwa Shitaniya. Kuri ibibazo ku itorero. Bikureho ngo narinzi ko bazansura ku muhanda se ninde wagusura. Ubwo nibwo butumwa buzima tureka bakubwira ngo ngwino ukizwe ngo ubone abagabo. Ayiwe hanze hari benshi. Amen. Amen. Umugabo mbana nawe nari umukozi we. Nari umukozi we kandi aba mu nzu zanjye ari umupangayi wanjye. Nari narabuze isutiye ibere yanuma fanta. Mama keza ni karame bosi kandi mukodeshereza. Ati bazaba bakobwa icyo banywa nturanywa iki. Ngo oranje naho sipura iki. Nareba udukobwa nkabona turirega nkuko nirega. Nireka nzibazanira ariko wababwira ikibategereje nkakomeza. Amen. Iyo wahuye n'Imana ntabwo uzumubwira ngo arakubwira kwirega gute mukobwa. Wakubwira ibyo nahuye na wamuretse akirebera nayo korera. Tuva muri ziriya ngeso ariko ntidusiga umunwa wazo. Asanga turacyamo ntabwo dukijijwe niba mupfa mupfe no ku munwa. Erega nubwo ndi gutunga hariya namwe murimo. Niba waragira ngo umwuka ukiwufite nturakizwa. Mana ishimwe. Nkahita ngenda nibere ngo tu nagera ku muhanda aho ngiye kugura fanta hari umugabo witwa Ntwari. Agahita ahamagara umugore wewe ndebe ubwo nkahita mureba nkegera akavuga. None se ko ari cyo gihe nari ndimo mama. Barakubwa muramvuga iki? Iyo minwazi iza oya ceceka Mana yabaguhaye ceceka. Icyo uko guceceka niko kuzaguhesha ishema, niko kuzagiraho kukwicaza. Dore nzanye fanta bukeye mu gitondo njya kumva numva umugabo arambwiye ngo hari icyo nshaka kukubwira. Ni iki? Ngo wambere umugore ntindahari pe. Amen. Amubwira ni ndahari. Nuko none se ubundi yari amaze kubona ntandukanye n'abirega. Umuranje. Uko se right. Avuga ati umugore mba mu nzu ze mbwira ngo agende nibere ngo tu akiruka yazambera umugore. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mana ishimwe. Amen. Hallelujah. Amen. Karitsiye turiya begera umugabo ngo mbega ukuntu urushya we. Abagabo baramubwira baturapfuye, abagore baturashize, yanyuraga ahantu batera wowe ngo ni wowe ugiye gushaka agahura n'umugabo ngo bambwire ngo ugiye gushaka mugabo yaza akambwira ati noneho muye n'abantu bane buri wese ambwiye ibintu ariko wabaretse ukanyijyana. Kandi ni ukuri ibintu bari abantu bakubwiye nibyo ahita amubwira ni ukuri nibyo ariko nta mahirwe tureba. Mba mama mwikwerekana ko muri bazima, mwerekana ubupfu bwanyu, Kristo azerekana ubwenge bwe muri mwe. Mwerekane ko mudashoboye, Kristo azerekane gushobora muri mwe. Nimwerekane ko ntacyo muri cyo, Kristo yerekane icyari cyo muri mwe. Nimwerekane ko nta gaciro, Kristo yerekana agaciro muri mwe.
nyinshi ndashoje. Amen. Imana ishimwe. Nibyo navuze ngo warokotse iki? Wowe ubwawe wicare uvuga uti ubundi narokotse iki? Narokotse iki? Ijambo ry'Imana ratubwira ngo nuko Imana iravuga ngo reka ndeme umuntu ase, reka ndeme umuntu ase. Amen. Mbariza umuntu muri kumwe ngo niko iryo jambo rivuga. Turi abakozi b'Imana hano. Abemera ko ariko rivuga bagire bati. Abemera ko ariko reka tureme umuntu ase. Amen. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Fata icyo kiganza cyawe cy'iburyo gutya gatuma muto. Iragutya. Imagine ko yari miruwari. Jya mu kwizera. Batubwira ngo twizere se. Tuba twigisha kwizera. Izere ko yari miruwari ufashe. Sibyo? Urabona usa n'Imana. Nubona udasa n'Imana urakaboko. Urabona usa n'Imana. Nubona udasa nayo manura. Urabona usa nayo. Nubona hari ikintu gituma udasa nayo manura. Reba muri iyo miruwari. Imana ije yakubwira ngo nuko nsako. Imana ni umwuka. Ngo n'abayisenga muyisengere mu kuri. Ije none yakubwira ati pe nuko nsa. Va mu mubiri, kumiriza mu maso ujye mu mwuka. Injira mu mwuka. Urabona usa nayo, nubona udasa nayo. Ntubeshe uri mu rusengero, umanura akaboko. Yinjire mu mwuka, yinjiremo, wowe yinjiremo ujye mu mwuka. Wiyinjiremo neza. Uvuga uti pe, nuko Imana isa. Uko ndi kwibona nuko isa. Imana ishaka ko uko wireba niko isi igomba kukubona. Twebwe ubwacu mwese mu manure nge nababonye benshi. Uraza kubwira Imana ngo niba usa nk'uko nabibonye uri mubi ariko mpa kuba mwiza. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo Imana irera. Imana ifite Imana irera. Muri iriya miruwari wabonye kwera kw'Imana. Wabonye kwera kw'Imana muri iriya miruwari. Nubona utsinzwe. Ni Imana yera. Bishaka kuvuga ngo iyo uri muri miruwari ukazana iyi papier jenike, sibyo? Twomeze ukayishyira muri miruwari. Uhita ubona umukara. Ubona niba muri miruwari yawe hatarimo kwera, ufata igihe uvuge ko misiyo utari kuyikora neza. Amen. Haleluya. Banza hari navuze ibintu bikomeye, ariko ikintu Imana idushakaho ni ukutavuga ngo sinitaye cy'abantu bavuga. Ukandika ahantu sinitaye ku by'abantu bavuga. Abarokore benshi tumeze gutyo. Misiyo y'Imana kuri twebwe. Amen. Abakorinto ba kabiri murahandika gusa ngewe ndaza basobanura. Abakorinto ba kabiri 5:10 navuga ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo
yakoze akiri mu mubiri ari ibyiza cyangwa ibibi. Ibyo wabonye nutabikosora uzabibazwa, kandi ibyo wabonye byiza uzabihemberwa. Muri iriya miruwari Imana ntishaka ko ubireba gusa, ishaka ko ibyo wabonye muri iriya miruwari bibi ubireka. Imana irera ibyo wabonye bitera ubireke. Imana yacu ishimwe. Wigiye hirya ku 8:21 aravuga ngo dushaka gukora ibyiza uretse imbere y'umwami wacu gusa, ahubwo n'imbere y'abantu. Abakorinto ba kabiri 8:21 aravuga ngo dushaka gukora ibyiza uretse imbere y'umwami wacu gusa, ahubwo n'imbere y'abantu. Niba koko uri umukozi w'Imana usabwa gukora ibyiza imbere y'Imana n'imbere y'abantu, sibyo? Amen. Misiyo Imana yaguhaye ni ugukora ibyiza imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Niba uvuga ngo gakiza kari mu mutima ntawe urebayo, ugomba gukora ibyiza. Imvugo yawe igomba kuba ari nziza, imyambaro yawe ari myiza, uburyo ugaragara ari byiza, imbuto zawe ari nziza. Ugomba gukora ibyiza imbere y'umwami, ngo si gusa n'imbere y'abantu. Niba uri ikibazo imbere y'abantu nturarokoka. Amen. Dufite abitwa abakozi b'Imana ubwira gato ati mpura nayo ntiwari uhari. Niba abo bantu batari kukubonamo Imana barayobye. Amen. Imana yampaye umugabo mwiza kandi pe Imana yampaye umugabo mwiza. Oya ntabwo ni mwiza, yakwambara akaberwa, yahagarara akambera, yewe. Ariko reka mbabwire, Satani yari azi ko navuye ku muhanda, ndangije ndagenda mena amabanga yose y'umuhanda. Ndagenda mena amabanga yose y'umuhanda. Bamwe barakira, abandi barakomereka. Si umuhanda gusa, dufite abana bifuza kujya i Burayi mu nzira zose. Harimo abahagaze kugenda bumvishe namenye amabanga ari mu nzira. Yego barayamenye. Hari umuntu nanjye niko nagiye nzi ko umuntu abyuka akarara ari muri Maroc, ukarara uri Mayotte. Ndaza mvuga ibyo nahuriye nabyo mu buzima. Dufite abantu bumva umuntu wagenze ibihugu, dore ko muri Afurika nagenze mu bihugu nk'icumahari, yego, bakagira ngo uwo niwe uzi ibintu. Mbabwira imiruho n'imihati yo muri ibyo bihugu. Satani ndayamumenera koko, sibyo? Arahaguruka aca muri buri muntu, aca muri buri bantu kugira ngo nsenye urugo. Ariko nsanga password Imana yakoresheje kugira ngo n'uwo ndiwe none ahantu. Mama, ntabwo Imana ihangayikishijwe cyane no kuvuga zobere kore kriye, nushaka uzabiboroke. Ntabwo Imana ihangayikishijwe no kwiba Bibiliya imenya. Imana ikunda umuntu isi yose ishima. Nubwo utahagarara hano uvuge
imbabazi, mbisabiye imbabazi. Nkura mu gitabo cy'abapfu, ushyire mu gitabo cy'abana bawe. Umpa imbaraga zo gukora misiyo yawe neza. Ahari nakoze ibyo nshaka, sinakora ibyo ushaka. Navuze ibyo nshaka, sinavuga ibyo ushaka. Narebye abo nshaka, sinareba abo ushaka. Nacumuje benshi, nirukanye benshi mu nzu yawe, nzamuye amaboko. Nari nzi ko ibyo nkora ari byo, ariko Mwuka Wera yandondora, nasanze hari ibyo nishe. Uhereye mu gitondo mu bakozi bawe batandukanye, nasanze hari ibyo nishe. Mbabarira, mbabarira. Amaraso yawe yongera anyeze ibishura byanjye, byongere biyavugutirwemo. Uhereye nona unyite umwana wawe. Uhereye nona umpa andi mahirwe, subire muri misiyo yawe. Uhereye nona umure mu bo warakariye, umure mu bo wateye umugongo. Njye mugukunda, Yesu. Manitse amaboko yawe, nemeye kugukorera kubwa benshi, nemeye kuvuga ubutumwa kubwa benshi, nemeye kukwamamaza kubwa benshi. Ntabe njye, ahubwo wowe. Amen. Twese tugiye gusenga. Bibiliya iravuga ngo abahuje umutima bana nabo. Tugiye gusengera mu ijambo rimwe. Yesu ajaye. Amen. Ambia Yesu ajaye ndani mwako. Unaenda mwita ajaye ndani mwako. Ambia sema Yesu akujaye. Aikusubia taplasa mwenye takuwa vitu. Nakuzurajya mu maso yo mu matwi yo mu bwonko y'ahantu hose. Urakoze data, urakoze data. Uyu munsi dushaka kuba abakozi basiba. Urakoze data, turaguhamagaye. Ijambo ryavuze ngo nituba muri wowe, nawe ukaba muri twe. Dusabe ibyo dushaka, turabihabwa. Twuzure, wuzure intekerezo zacu. Wino twuzure, wuzure mu mitima yacu. Wino twuzure, wuzure mu bugingo bwacu. Yesu, wino twuzure. Ndaguhamagaye ngo nyuzure, nyuzura data, nyuzura, nyuzura. Wino nyuzure, Yesu wino nyuzure, Yesu wino nyuzure, Yesu wino nyuzure. Wino nyuzure, wino wuzure, wino wuzure, wino wuzure muri njye, wino wuzure, wino wuzure, wino wuzure muri njye. Misiyo yawe niyuzure muri njye, misiyo yawe niyuzure muri njye, misiyo yawe niyuzure muri njye. Fata icyicaro muri njye data, misiyo yawe niyuzure muri njye.